nta nicyo bidutwaye kuba ubutumwa tuvuga tubuhindura business, kuko imitima yanyu yuzuye irari n'uwanjye ukaba wuzuye irari. ntacyo bintwaye kuko ugira ngo uratanga ngahe, nawe nta n'isoni ukayatanga, nkaho uzi ko Imana igurisha. aho uzi ko abantu baka abantu abagore. umuntu agateye kabira ngo uriya mugore mumaranye imyaka 10 si uwawe. ibyo wabikuye mu yihe Bibiliya? kandi ubwo aragira ngo abone uko kwigarurira gucucura utwawe. yarakubonye. Bibiliya avuga ngo erega bene abo ngo binjira mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima. banyaga abagore ngo babakura mu mazu, abo bagore ntibagira umutima. nibo baturosera, baduhindukiye igitutsi, batuma bigira ko twebwe icyo turi gukora ari ugushaka ibyanyu. ntitwasangwe no kubabwira ibyanyu, twasangwe no kubabwira Yesu. ngeze aha rero umujinya uraza, muri hangana biratubabaza, ntabwo mushobora kubyumva. ntabwo twazanywe no kubabwira iby'isi. umva rero aho naganaga, umva aho naganaga, ndabivuga mu buryo bubiri. dufite abakristo b'amashusho abiri. bamwe bahagaza aha, munyemerere muze kumva, abandi bahagaza aha. ntibahuye na gato, namwe muraza kubabona, gusa ndaza kuvuga n'abandi ba gatatu, uze kumbwira aho uri. abambere bari mu maganya, bari mu gahinda, bari mu kwiyanga, bahora bavuga ngo ni ryari Yesu uzaza tukaruhuka. abo nigeze kubabamo. warimba gusa ngo ntereye umusozi we nkaruha, niyo waba udashaka gusenga amarira agahita aza direct, kubera ko isi irahita iremera mu mutima. ugahita ubona we, hari abantu bitaguye gushyira mu mwuka, irifo kuririmba indirimbo z'amaganya, agahita yumva uburyo Yesu ariho. ikibakubwira abo no kwigaburu ntiyumva Yesu iyo utavuze ibyaha bye. ntabwo ngutunganiye mwami fitiye babawe, ibyo ntabwo akorwaho na Yesu. niwe ni umunyamaganya, nta na rimwe yumva uburuhukiro muri Kristo Yesu. ategereje gusa yuko azagera mu gihugu. arakubwira ati ningerayo, aho kwifuza kutaba, aho amaganya atagera, aho tuzareba Imana tukanyurwa, igihugu cy'amata n'ubuki. twese yatubwiye aho yaduteguriye amazu. uyu rero yaba nawe arushaho kuba mwiza. uyu yaba nawe, uranyumva neza? yaba nawe. ntumubwire Yesu mwisi n'ibyo akora. agenda nk'indushyi yarushye, kandi ni umukristo pe, yarushye. abikorera mu myambarire, akabikorera mu mivugire. afite ukuntu yabigenje ngo arebe, yiyamye ibintu byose ntako atagira, ariko ni igikonkwane mugani w'abarundi, sinzi ukuntu nabivuga. ari ku murimo ngo arebe ko nta kindi ameze. iyi si kuri we iragapfa, nta kiza kirimo. dutegereje igihugu, ni ubutayu, nta kiza kirimo. dutegereje igihugu. yego, abo ntimubazi se? murabazi namwe? abahagaze aha bahora baririmba indirimbo zivuga ngo naze vuba, naze vuba, maranata, naze. iyi si azayitwikisha umuyonga, iyi si azayereka uko ibera mbi. kuri we ari mu butayu, ategereje Yesu. aba murabazi namwe? aba baririnda s'il vous plaît. si ngombwa ngo abasobanukiwe. ibintu byose abari abadayimoni, ibintu byose babivuye ikuzimu, ibintu byose ni antikristo. aririnda, ntakeneye gutakaza igihugu. ibintu byose yarabiretse, ntakeneye gutakaza iki. kera hari abanasererezaga bazagera mu ijuru, ntiyajya ku Gisenyi ngo yoge nk'abandi. oya. kandi ingorane afite mu ijuru nta mazi ariyo. mu frere urababaye kabisa, ntituzogayo. ntiyajya ku Gisenyi ngo yoge, reka. abo ngabo yarwara diyabete akazapfa, ntiyajya muri jimu ngo yambare, reka. atumbiriye igihugu, niho tuzaruhukira. n'ibitari ibyo nta byumva, ubwo butumwa n'ibinyoma. urashaka kunesha intego,
uyu ntarushaho kuba mwiza, ariko ubu Kristo ni umutwaro, araremerewe, ubutayu buramubihiye. Hari n'undi rero baraha aha ndabizi neza, turi mega church hano, mega church. Ababo rero nta gihugu bategereje iriya, no, icyo gihugu ni inaha, no, ndabesha. Ni nayo mpamvu yatanga ibyo afite, tugashaka umuhanuzi akaguhanurira n'ibitabaho, puruvi ko avuga byiza. Ndabesha? Si ngombwa, ntabwo ari ngombwa ngo urebe niba ari byo cyangwa atari byo. Aha nibasaba guhinduka, reka da. Umugabo araje hano Imana ihora mu nzira, n'ikimenyimenyi bahora ijambo rivuga ngo iraje. Hano ihora mu nzira, iraje bigenze neza, iraje gutabara, iraje gukorera ubukwe, iraje kubakira inzu. Ikimbabaza ntimujye mugira n'ubwenge kwitahagera. Mumbwire niba mbeshye. Iyo tuvuze isezerano rishya bavandimwe, Yesu yadusezeranije igihugu, nibyo hariya, nibyo pe, tuzajya mu gihugu aho badapfa. Ingorane ni uburyo tuhategereje, ariko hano ho nabo bo icyo gihugu habana habari, nta makuru niba azaza atazaza ntibimureba, igikuru ni uko arongorwa. Kandi kurongorwa ntibihagije, no, umugabo agomba kuba ari muremure kandi mugufi, wateruye, w'inzobe, w'igikara, wize muri Amerika kandi ufite amafaranga, kandi ukijijwe cyane, uwo ntabaho wa muswa. Umugabo wize ntabona umwanya wo kujya muri gym, yaterura se akanasoma. Uwateruye akora akazi k'ububonsa. Wize cyane nta mwanya afite, nyine aricara agasoma. Aba hano rero urumva, si ngombwa, ibintu byose mu mitima yabo ni isi. Iyo utavuze isi ntibumva Imana. Kuri bo igihugu bagira ngo basezeranijwe ni isi. Twaragiye duhindura urusengero aho tuza kuzura izirari. Abantu si ngombwa ngo bahinduke, turagambana, tugatukana. Aba nabo hari igihugu batumbira igihugu cy'inaha. Aba bahora babwirwa amafaranga, bahora babwira kurwa kujya Dubai, bahora babwirwa umugabo, bahora babwirwa amazu, kandi bagira amaso ndayibonye. Ubwo ni imodoka iraje, business irakunze, ina twibagiwe ko, nyumva neza, yaba ari uyu utuye aha, uriya wari akahebwe amusore kubivuga, bose nitutubahiriza isabato y'ukuri, kiriya gihugu turishuka ntacyo tuzajyamo. Ababo bazagwa inaha ejo bundi. Naho banobo ni umutwaro, ni amakuru y'uburuhukiro. Ndagira nkubwire, Yesu yaravuze ngo njyewe ndi umwami w'isabato. Njya mvuga ngo utararuhurwa na Yesu ntazajya mu ijuru.